Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahe ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, giye kubagezaho ndi Mukazarukundo Clarisse. Jya utangiye tubagize ibyaranze ikirere cy'uyu munsi, turebe amasaha n'ijoro ku kirere giteganyijwe, ndetse turebe no ku munsi w'ejo uko ikirere kizaba giteganyijwe, tuze kureba no mu minsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Uyu munsi rero henshi mu gihugu masaha yo mu rukerera haguye imvura mu bice byinshi by'igihugu, ariko ko masaha yagiye akura imvura yagabanutse ndetse igwa mu bice byo mu burengerazuba gusa. Mu masaha nijoro hateganyijwe imvura n'ubundi mu bice byinshi by'igihugu uretse mu bice byo mu burasirazuba. Naho ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe umuyaga uringaniye. Uyu muyaga ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 6 ku isegonda. Mu ntara y'amajyepfo mu masaha ya mu gitondo mu turere twaho twose hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura. Mu bice byo mu burengerazuba ho hateganyijwe ibihe by'imvura, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi kikazagera kuri °C 13 giteganyijwe mu karere ka Nyabihu, ari nacyo kiri hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu. Mu ntara y'amajyaruguru hakaba hateganyijwe ahenshi ibihe by'umucyo mu turere twinshi, ariko mu karere ka Musanze ho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura. Ahenshi rero igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi mu majyaruguru kikazaba kiri kuri °C 15. Naho mu bice byo mu burasirazuba mu masaha mu gitondo mu turere twaho twose ho hakaba hateganyijwe ibihe by'umucyo, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi kizagera kuri °C 17, naho icyo hejuru mu masaha mu gitondo kikazagera kuri °C 19. Mu mujyi wa Kigali hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura mu masaha mu gitondo, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 19. Naho mu masaha rero yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo mu turere twaho twose hateganyijwe imvura ndetse izumvikanamo inkuba. Mu burengerazuba bw'igihugu cyacu naho hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kikazaba kiri kuri °C 26. Mu ntara y'amajyaruguru hateganyijwe imvura naho izumvikanamo inkuba mu turere twaho twose, ndetse igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 24. Mu ntara yo mu burasirazuba hateganyijwe imvura naho izumvikanamo inkuba mu turere twaho twose, ndetse akarere ka Nyagatare niko kazagira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu kizagera kuri °C 28. Naho umujyi wa Kigali nawo uteganyijwemo imvura izumvikanamo inkuba, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru kizagera kuri °C 26. Reka dukomeze rero turebera hamwe mu minsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Muri iyi minsi rero uko ari 5 hateganyijwe mu bihe bitandukanye imvura mu duce twose tw'igihugu, ariko mu minsi 2 ya nyuma kuva ku itariki ya 13 ndetse na 14 mu gihugu hose hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura. Byumvikane ko mu minsi 3 ya mbere hateganyijwe imvura, ko mu minsi 2 ya nyuma hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura mu turere twose tw'igihugu. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 11:52 za mu gitondo, rirenga saa 12:01 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.